wera arusheho kubasobanurira no kuba no kuribagezaho neza. Sande. Reka dusome muri Timoteyo wa mbere, rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice ni 6 no ku murongo wa 6. Yego. No gusoma kandi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abifilipi, 4 no kuri 11. Ndasaba umuvandimwe wayoboye gahunda Emmanuel aza kudusomera mu gitabo ca Rusi igice ca mbere no ku murongo wa 6. Reka rero dusome mu izina rya Yesu. Yego. Bibiliya yatubwiye ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. 7 kuko ari ntaco twazanye mu isi kandi ntaco tuzabasha kuyivanamo, ahubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo, kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu mosha no mu mutego no mu irari ryinshi y'urupfu. Amina. Amena. Reka tujye dusome mu Befilipi, uko twabivuze ni 4 no kuri 11. 4 rwandiko Pawulo yandikiye Abifilipi, 4 no kuri 11. Ibyo simbivugiye yuko nakenaga, uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. 12 zigucishwa bugufi, zino kugira ibisaga, naho n'abandi hose, nuko n'abandi kose nigishijwe byo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Reka twumve mwene data dusomere mu gitabo ca Rusi 16, navuze 6 ariko ni 16. Okay, 16. Reka dusome. Haravuga ngo Rusi aramusubiza ati, winyinginga kugusiga no gusubirayo nkune kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. 17 aho uzagwa niho nzagwa, bahampa. Nihagira ikintandukanye nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Amen. 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 Hallelujah. Niha ikizantandukanya nawe n'urupfu, n'ingori binyuranye n'ibyo Imana izabimpore ndetse bikabije. Hallelujah. Amen. Amen. Amagambo y'Imana twaje gusoma, twahisemo ko tuganira umutwe w'ijambo uvuga ngo kunyurwa kw'abubaha Imana. Kunyurwa kw'abubaha Imana. Abubaha
itandukaniro n'abatubaha Imana. Abakijijwe n'abatakijijwe bagira itandukaniro. Yego. Bagira ibibaranga. Bagira uko bagenda, bagira uko babayeho. Nubwo bose ubona ku mibiri twese dusa tugenda kimwe, ndetse mugabo tukarya kimwe, tukaba no mu mazu asa, no kwambara tukambara kimwe, n'ishusho rimwe na rimwe ntizihinduke, ariko haraho tudasa, haraho ishusho z'abakijijwe n'ababaha Imana ziba zarahindutse. Nukuri. Hari ahandi hambara imyambaro itandukanye n'iy'abandi, hari ahandi haba ubuzima butandukanye n'ubw'abandi. Yego. Tuba tubona bose ku isi. Niyo mpamvu twavuze ngo kunyurwa kw'abubaha Imana. Amen. Hallelujah. 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 Uko tubona abantu bitirirwa igihugu cyangwa bitirirwa ikigo runaka, ngakunda kubibona cyane mu bantu bakora mu mabanki, bakunda kwambara uniform, ariko uniform zabo rimwe na rimwe kenshi zigaherekezwa na turovati na za karavati. Ndetse bakambara na za baje zibaranga, ziba zerekana amabanki yabo bakora muri ayo. Ariko natwe twabakijijwe. Biri inyuma, umubiri w'inyuma. Yego. Hallelujah. Amen. 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 Ubushize ndibuka tuganira ijambo ry'Imana, twaganiriye hejuru yo kwihangana. Kwihangana tuvuga ko ari imbuto y'umwuka. Idashobora gutunga umuntu uwo ari we wese keretse wakijijwe, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we. Yego. Yego. Niwe ushobora gutunga iyo mbuto yo kwihangana, ikamushoboza kuri byinshi kandi ikamushoboza kwihanganira ibiriho ku isi. Yego, nukuri. Kunyurwa rero, kunyurwa no kwishimira ibyo ufite. Kunyurwa no kwishimira uko umeze. Kunyurwa no kwishimira aho uri, n'uko uteye, uko Imana yaguhaye, ibyo Imana yaguhaye, uko waremwe. Ishimira mbese. Yego. Hallelujah. Amen. Amen. No. Pawulo yandikira Timoteyo. Tuvuye gusoma muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 n'umurongo wa 6. Yaramuhuguraga ndetse akanamuburira. Ku bantu babaga batanga inyigisho zitajyanye no kubaha Imana. Noneho izo nyigisho aramubwira ati, Timoteyo nkunda, ati niyagira uwigisha ukundi akugisha inyigisho zitajyanye no kubaha Imana, inyigisho zitajyanye n'ibya Yesu Kristo umwami wacu, nguwo uzamenye kuko azaba yishakira inyigisho zizana impaka n'intambara hagati y'abantu. Abashaka kuzana ibibazo n'izindi nyigisho zitajyanye no guhimbaza Imana no kubaha Imana, cyangwa se zivuga Kristo. Yego. Atazaba yishakira inzira zo gushaka kuba yabonamo. Yego, nukuri. Atari ko inyigisho zivuga Kristo Yesu, zikubaha Imana, zitera umutima kunyurwa. Yego.
haleluya Amen. 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 atariko rero kubaha imana iyo gufatanije n'umutima unyuzwe ni wa mwambaro twavuze bambara abakijijwe umwe mu myambaro bambara kunyurwa bakambara umwambaro wo kwihangana kuko twabivuze ubushize iyo bifatanije rero no kubaha imana umutima ngo kuzana inyungu nyinshi. Amen. Amen. Haleluya. 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 bifatanije no kubaha imana bizana inyungu nyinshi. Yego. Haleluya. 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 Noneho rero natekereje iri jambo umva ko twifashije aba bantu babiri Paulo na Rusi. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 No. Paulo yarabivuze. Ariyo twasomye mu Filipi 4:11. Ababwira ukuntu iwe yanyuzwe nuko ameze. Yaranje kubabwira ati uko nahoze kera nubwo nagaragaraga nk'umunyacubahiro nkagaragara nk'ubahisha amategeko kandi nk'ukomeye. Yego. Atariko noneho umva nanyuzwe kurusha ukomeze ku bintu naranyuzwe kuruta uko nari meze. Imana ishimwe, Imana himbazwe. Haleluya. 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 Naranyuzwe kuruta ibya mbere nubwo nitwa umunyacubahiro. Yego. Ati niyo mpamvu bivuga Yego. avuga ati uko ndi kose nize kunyurwa ubu ngubu nize kunyurwa kuko mbere nubwo nari meze kuri ariko sinanyurwaga. Yego. Numvaga irari rikomeza kuza no gukomeza gukomera cyangwa no kuruta n'abanyobora n'abandi. Ati nkumva nakomeza kuzamuka nkomeza bindi atari ko ngeze ubu nize kunyurwa. Imana ishimwe. Ati niga kunyurwa niga no gucishwa bugufi. Ni ukuri. Haleluya. 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 Ati niga no kwishimira nubwo naba mfite ibisaga nano ndikanezeza. Ati nubwo nanone naba nkeneye nanone bikanshimisha. Yego nukuri. Naho naba ndi hose ati nubwo nabaga nararaga mu mazi murabizi Paulo yahuye n'ibibazo byinshi rimwe yararaga mu mazi ubu dakarara mu magereza undi akakubitwa. Ati rero nubwo aho naba hose nanone ndanyurwa. Imana ishimwe. Arabivuga ati nigishijwe kwihangana noneho ikiruta ibyo byose nigishwe noneho no kwihangana. Imana ishimwe. Haleluya. 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 Ati ibyo byose nabimenye aho nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Yego. Kugira ngo nyurwe n'ubwo n'abashonje nyurwe n'ubwo n'abafite ibisaga. Ntabwo ari ngiye kubikora nta nubwo ari imbaraga zishobozwa byose na Kristo imbaraga. Imana ishimwe, Imana himbazwe. Haleluya. 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 Bavandimwe dusubiye mu mateka ya Paulo yari umuntu wari ukomeye murabizi. Ariko rero ntabwo nigeze nyurwa nta nubwo nigeze nezerwa nta nubwo nigeze niga guca bugufi. Nabikoze aho nakiriye Yesu nk'umwami aho nkirijwe aho ubugingo bwanje bwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana ishimwe, Imana himbazwe. Nico gihe numvisha umutima wanje unyurwa urongera uranyurwa. Asante. Haleluya. 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 Iyi rero niyo mpamvu twavuze tuti indani mu mitima yacu nubwo
inyuma tutagaragara nubwo inyuma tutaboneka ngo tubone abantu baturebe badutureba babone tubyambaye babone bitugaragaraho ku maso ndetse ku mibiri ariko mu mitima y'abakijijwe harimo ibindi bibamo bitagaragara ariko biba bidubatse imitima y'abakijijwe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ijambo rero kumva niryo twahisemo kugira ngo tuganire bavandimwe, twibuke kuko twavuye mu isi twakiriye ubugingo kandi twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Uyu nguyu yaduhindurira amateka, aduha ubundi buzima butandukanye n'ubwo twarimo kera. Imana ishimwe. Budatuma tuhagira irari nk'iry'ab'isi, bidatuma tugenda nk'ab'isi, yego, bidatuma dukunda nk'uko ab'isi bakunda. Haleluya. Amen, amen. Mu Baheburayo 13:5 aravuga ngo ntimugakunde ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo muje munyurwa n'ibyo mufite. Yego, yego. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kuko ubwayo iyo ni Imana, kuko ubwayo yavuze ngo sinzabahana sinzabasiga. Haleluya. Amen, amen. Urumva dufite aho ishingiro ryo gutuma tunyurwa, dufite icyatuma tugubwa neza tukanyurwa n'ibyo dufite. Nuko yarahiye ndavuga ngo tizadusiga tizaduhana. Nukuri. Uyu mwanditsi rero aravuga ati niyo mpamvu dushira ubwoba bwo kuvuga ko Uwiteka ari umutabazi wacu. Yego, yego. Aravuga ati se natinya iki, natinya nde? Uwiteka ari uwanje. Imana ishimwe. Pawulo yarabivuze hariya mu Baroma 8 ngira ngo na 31 aravuga ngo ni cyatandukanya 35 ngira ngo ni cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ni ibyago, ni amakuba, ni ugupfusha, ni indwara, ni ugusonza se. Oya. Aravuga ngo nta biriho ngo nubwo haba mu rupfu cyangwa intambara n'ibindi ngo biriho none cyangwa ibizaza nta gishobora kudutanya n'urukundo rwa Kristo Yesu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twabyawe mu buryo bundi twomatana n'Imana, niyo mpamvu tugomba kunyurwa nuko tumeze bavandimwe. Yego, yego nukuri. Bikagaragaza rero ko hari itandukaniro dufite n'abandi. Ariko mu gihe twikorera amaboko tugahorana amaganya n'amarira, bigaragaza ko ntaho twavuye cyangwa se ntaco twaronse gitandukanye n'icy'abandi. Haleluya. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pawulo yavuze ko nta gihari, nta cyadutandukanye, nta cyatuma Imana itureka, nta cyatuma iduhemukira, nta cyatuma itabana, nta cyatuma itadutabara. Yego. Haleluya. Amen, amen. Twavuze ko tuvuga iri jambo kunyurwa duhereye ku ngero z'abantu babiri. Tuvuze ibya Pawulo ariko reka tujya no kuri Rusi nawe. Tuvuga ibya Rusi. Rusi ni umukobwa w'umumoyabukazi, w'umunyamahanga. Yego. Haleluya. Amen, amen. Yaje mu rugo rwa Emeleki. Ubwo Emeleki yahungiraga i Mowabu, ahunze inzara,
yavuye iwabo ahunze inzara ahungana n'umugore we Naomi afite abana be b'abahungu babiri bageze mu wabo abo bahungu be bashaka abagore ariko Elimeleki aza gupfa ya n'abahungu be nabo baza gupfa tudatinze cyane noneho nabo masigarana n'abakazana bombi bose ari abapfakazi. Yego nukuri. Ya ubigaruye ukaba nk'ubikurura ushyira muri ubwo buzima uwicaremo uri mu nzu ndetse uri n'umutsi utari mu gihugu cy'iwanyu noneho usigaye uri umupfakazi wapfushije umugabo n'abana bose nukuri uri kumwe n'abakazana ndetse nabo b'abanyamahanga mudahuje ingeso mudahuje n'imyitwarire ube ngubikurura ubyishyireho. Yego ubwo buzima buraremereye agoye nukuri ariko muri abo bakazana hari wari waramaze gutahura amenya ibiri muri Naomi amenya ibiri kwa ba Naomi ibyo ari byo nubwo abatware babo bari bapfuye kandi na sebukwe agapfa ariko Rusi yari yaramaze gutahura amenya yuko Naomi afite Imana. Haleluya. Amen. Amenya ko afite Imana yo kwiringirwa, Imana itazihemuka. Yego niyo hariya twasomye 1:16 niyo mahamagaza abakazana babahamagaye ati bana banje murabona ko byatugendekeye none rero ndabasaba ko mwakubirira iwanyu kuko nubwo uyu munsi nabyara umuhungu none ntibishoboka ko yaba kibafashe ngo muba abagore be. Oya nukuri muracari bato mushobora gusubira iwanyu mukaja gushaka abandi bagabo. Ya Oropa umwe muri abo bakazana be areba ati bizo vuze nabo ko byavuze n'ukuri aramusoma ngo aragenda. Yego abona Rusi ntavuze kandi ntagize icyakora none arambwira ati se bite byawe wewe ko se ntacu ukoze ntiwumvise izo nakubwiye. Haleluya. Amen. Haleluya. Ntabwo wabonye ibyo nakubwiye ntabwo munumvise. Rusi niwe yamusubije hariya ati nyaboneka wakagira Imana we ntiwunyingingire kugusiga. Yego no gusubira. Ya ntunyingingire kugira ngo noye kugukurikira kuko nje namaze kubona aho uzajya nanjye niho nzajya. Yego aho uzarara niho nzarara. ubwoko bwawe nibuza ubwoko bwanjye. Imana ishimwe. Imana yawe ikiruta byose Imana yawe niza Imana. Sandi cyane asa n'urahira asa n'ubusanzi indahiro aravuga ati umva Imana yawe n'indaba Imana yanjye nta kindi gishobora kuntandukanya nawe atari urupfu ndetse niba atari urupfu runtandukanije nawe Imana izabivura ndetse bikabika. Imana himbazwe Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Mwisi turi mu kureka Imana ku kantu gato cyane tukava ku Mana. ubupfakazi bwaza tukihakana Imana. Yego nukuri. ubukene bwaza tukihakana Imana. Yego ubutunzi bwaza tugahaga cyane tukibagirwa Imana. Nukuri amateka tukibagirwa Imana.
twagira ibyitwa nababwira nti abantu harukunda kwibagirwa umuvandimwe ejo yatubwiye kutibagirwa ariko abantu tugomba no kwibagirwa tukibagirwa iz'Imana ya yego nukuri yego haleluya 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 ariko munsi ntabwo yarebye ariko tekereza umupfakazi w'umukecuru nuzi wabo nukuri aho mubonana n'abantu bose bamushiraho noneho na mwene wanyu akuvuye iruhande aragiye aragusize nukuri ariko urarahira ngo njyewe tuzapana Imana ishimwe Imana ihimbaza uko kunyurwa kwa Rusi yari yaranyuzwe na nyirabukwe niko dukwiye kunyurwa abakristo Imana ihimbazwe Imana ishimwe cyane nubwo twaba turi mu bimeze bite bikomeye bingana ntituve ku Mana yawe asante cyane ntitureke Imana yawe Imana ihimbazwe cyane Imana ihimbazwe cyane ko yarahiye ko itazadusiga nukuri tukibuka gukomera kwayo tukibuka ineza yayo yego tukibuka urukundo rwayo Imana ishimwe tukibuka kugira neza kwayo yego tukibuka ko ari umutabazi wacu nubwo twoba tugeze mu bintu bimeze bite Imana ihimbazwe haleluya 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 amen tukanyurwa yuko dufite imana abandi badafite ese mwari muzi ko dufite umugabane abandi batagira benshi yego abatayishuriwe uyu ni umugabane n'ubundi buzima buriho butandukanye n'ubwo abandi bantu batazi Imana yego nukuri bwagatumye tugenda twemye kuko wamuririmbye yavuze ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye muririmbyi w'Uruswahili aravuga ngo sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu daima haleluya nikunza daima ngo angirira neza umunsi ku wundi rero sinzahangayika sinzarira sinzikorera amaboko kunyurwa abavandimwe abantu tunanirwa no kunyurwa n'ibyo dufite kandi tukibagirwa kuko twavuye hariya ibyo turonka ni Imana ibiduha ibyo ugeraho byose ni Imana ihakugeza yego niba wemera koko ko ari iyobora ubugingo bwawe niba wemera koko wemeranya neza kuko wari wavuye hariya ukaba uri mu Mana ni ukuvuga ngo ibyawe byose ubibonera mu Mana ubirebera mu Mana yego nukuri nihaza rero ibihe birusha hakaza ibihe biremereye uzamenye ko byenda Imana yashatse kugucisha mu bizamini kugira ngo irebe kwizera kwawe irebe ukwihangana kwawe yego woye kurira woye kuganya ahubwo uzibuke umutabazi wawe ko ari hafi yawe Imana ishimwe uzibuke umukiza wawe ko muri kumwe uzibuke ko yarahiye ko atazagusiga kandi atazakureka haleluya 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 amen icyo gihe rero niwibuka uzibuka kumutabaza kuko yavuze ngo umuntabaze ndabatabaza haleluya haleluya isi tugendamo abantu bavandimwe irimo byinshi bitera ubwoba yego bizana amarira bituma turira yego bituma turira
ariko tuze twibuka ko ibyo nabyo biriho kubw'impamvu runaka no kubwo kugira ngo turusheho kwegera Imana yacu kuko niyo idutabara. Haleluya. 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 nta kindi twokora abamenye Imana bwo kwishimira kuyiringira. Yego. Tukanyurwa nuko ari Imana yacu. Tukanyurwa nuko yaducunguye, nuko yadukuye ikadubana mu bandi, ikaduha ubundi buzima butandukanye n'ubw'abandi. Haleluya. Amen. Amen. Ubuzima bwacu muri iyi si bubamo intambara kandi ziterwa n'umwanzi Satani. Nubwo tuvuga ngo tunyurwe cyangwa dufite umwami n'umutabazi, ariko dufite n'umwanzi uturwanya. Yego nukuri cyane. Mu mwanya abavandimwe basengaga, hari umumama wasenze numva nuzuye ibyishimo n'umunezero. Hari umupapa wasenze numva aho nari nicaye numva nahaguruka ngatamba. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Kandi mu masengesho yabo cyane cyane bagaragazaga nko gushima Imana, kuko Imana no kuyisingiza no kuvuga ineza n'imbaraga zayo. Yego nukuri. Abaririmbyi b'impimbano by'umwuka bari mu kuririmba bakavuga ngo tukazureba ikibazo, ngo ahubwo uzawereke ikibazo Imana yawe. Yego. Aho kureba ikibazo uzubwira ikibazo ukakibwira ikibazo, dore Imana yanjye iri imbere ya, dore umutabazi wanjye uko ameze. Haleluya. Amen. 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 None umutabazi iyo umutabaje kandi ukabona ruti icyo kibazo wahuye nacyo, yihutira kugutabara no kukugirira neza. Yego nukuri. Imana ishimwe ko twayimenye. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe ko ari yacu. Kristo ashimwe yuko yatwihishuriye tukamumenya ububwiru bukomeye. Amen. Amen. Niyo mpamvu umuvandimwe uko waba uri kose ugomba kunyurwa. Ukanyurwa n'urugo rwawe, umugore washatse akakunyura, umugabo washatse akakunyura, nukuri, kuko wamuhawe n'Imana. Yego. Ibyo ufite bikakunyura kuko wabihawe n'Imana. Bavandimwe, twebwe twagiye duca mu bintu bijanye no gushaka no gucuruza, gushaka amafaranga. Hari ibintu twagiye duhishurirwa turabimenya kurusha abandi, niko nabyi. Yego. Nubwo waba ufite imibare imeze ite, nubwo waba ufite igenamigambi rimeze rite, Imana itakugiye imbere, Imana itagufashije, Imana itagushoboje, Imana itakinguye umuryango, ntacyo wabona. Nukuri. Ukuri mbabwiye ko abakirisitu twabagiye dukora ibintu bijyanye no gushaka amafaranga aboneka kubera ko Imana yaguhaye. Yego rwose. Nuko guhindurirwa amateka, abavandimwe bamwe bagiye bava mu bihugu baja mu bindi bihugu biteye imbere. Ntugire ngo nandi mayere wakoze kurusha abandi, nta oya, ni Imana yabigushoboje. Yego nukuri. Amayeri. Rero ngo munyurwe, mwibagirwe, mugire umurengwe, mutangire kubona abo mubakanye ko badakwiye. Mutangire kubona abo ibyo mufite ko mwibagirwa Imana yabibahaye, yabagejeje muri ibyo bice. Yego nukuri. Haleluya.
Hallelujah. Hallelujah. nukwibuka ukavuga ati ibyo ari byo byose n'uyu mwuka duhumeka n'ukundi wo mvuga umwuka ugasohoka bigakunda nuko Imana yashoboye. Yego cyane no kuri cyane rwose. Nuko Imana yashoboje bavandimwe. No kuryama tukabyuka nuko Imana badushoboje. Muri make ndashaka kumenya ngo uzunyurwa na situation ugezemo ari yo yose umenye ko Imana ari yatumye wigeramo. Yego, yego no kuri. Kandi ntukirwanirire. Ushake gukoresha ubwenge bwawe n'ubuhanga bwawe, yego nabyo uzabikoresha kuko Imana yarabiguhaye. Ariko cyane cyane Imana imbere, Imana ari biri imbere ya byose. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. 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 Rusi agereranywa. Rusi ni umugore w'umunyamahangakazi. Agereranywa n'itorero ry'abanyamahanga. Ryavuye mu munyamahanga twigizwa hafi n'amasezerano y'isezerano risha. Yego, yego no kuri. Yes. Urugendo rwa Rusi ni nk'urw'umukristo. Wavuye mu byaha akaza mu bugingo buhoraho. Yego, yego no kuri. Yego. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Kubera ko yari yarahinduriwe amateka muribuka urugendo rwe ntituvuga n'amateka yagiye amuranga kugeza ku iherezo ariko muzi zakomotse kuri Rusi. Rusi yavuye mu bwoko bukomeye niwe nyirakuruza w'abami niwe nyirakuruza wa Yesu. Hallelujah. 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 Amen. 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 Natwe nubwo tubona ubugingo buzima busa naho buturenze abafite ibibazo kuri uno munsi. Abarwaye abafite ibindi bibazo bitandukanye. Mwibuka ko mubirimo na Yesu muri kumwe. Muri kumwe na Kristo Yesu. Yego no kuri. Warahiye ko atazabasiga kandi atazabahana. Mwibuka imbaraga ze, mwibuka ubushobozi bwe, mwibuka ubutware bwe, mwibuke gukomera kwe. Nanishimwe. Maze muvuge bati nubwo turi muri ibi bihe ariko dufite umutabazi wacu. Yego, asandi cyane. Hallelujah. 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 Nubwo bisa ngaho bikomeye. Nubwo bisa naho biremereye. Ariko dufite umutabazi, dufite umwami utubera amaso. Manishimwe, manihimbazwe. Tumwungeri utubereye maso. Hallelujah. 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 Ntitukababazwe nuko dufite bike. Kwigira urugero kuri Pawulo. Aravuga ati nize kunyurwa nubwo nabaga afite byinshi kandi nubwo nabafite bike akanyurwa. Hallelujah. Amen. Amen. Akiza kacu twaronse konyine kagomba gutuma imitima yacu ica kandi kanyurwa. Hallelujah. Amen. Amen. Muri ako gafitemo assurance. Ubwishingizi. Muri ako gakiza dufite umwungeri utazunanirwa. Yego no kuri. Muri ako gakiza dufite umutabazi uhorana natwe umunsi ku wundi. Niyo mpamvu tugomba kunyurwa n'ico kunyurwa kwacu. Kunyurwa. Hallelujah. Amen. Amen.
tugasa n'abirengagiza ibindi byose tukanyurwa nuko dufite umwami wacu kandi bikadutera ibyishimo. Pawulo arabivuga ati yeme iyo umutima unyuzwe ufatanije no kubaha Imana no bizana inyungu zabyo si twazivuga uyu munsi ngo bikunde. Yego. Haleluya. Umutima unyuzwe ufatanije no kubaha Imana, umutima kunyurwa kw'abubaha Imana bizana inyungu. Haleluya. Abandimwe reka dusoreza aha. Tubingingire kunyurwa nuko mumeze. Imana ishimwe. Tubingingire kunyurwa naho uri. Imana himbazwe. Tubingingire kunyurwa nuko umeze nukuresha nuko Imana yakugize. Tubingingire kunyurwa n'iki Imana yaguhaye nuko yakugize muri ibi bihe. Niba ko kuba wabuhamanya na Mwuka Wera na Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe, nyurwa nabyo. Yego. Nyurwa nabyo. Imana ishimwe. Pawulo aravuga ngo ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzashobora kuyivanamo. Haleluya. Mwisi twayijemo uko ntacyo twayizanyemo nta nicyo tuzayivanamo. Rero tunyurwe nuko twabaye nuko tubayeho nuko Imana yatugize. Sinzi niba arakatitse niba ari buziya wakatitse. Ni komeza ko turakuba pastor. Ko turumva naje ko ndumva. Twari dushoje. Allo ko ndumva. Twari dushoje. Haleluya. Bari tuvuze iri jambo Pawulo yavuze ati mwisi ntacyo twayizanyemo kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Niba dufite ibyo turya n'ibyo twambara tunyurwe nabyo. Yego. Haleluya. Amen. Tunyurwe nabyo. Reka dusenge Imana. Asante. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye igitondo cyiza hano iwacu, n'umugoroba ku bandi ndetse n'ijoro ku bandi bari ku migabane itandukanye. Twigishe kunyurwa nuko waducunguye. Duha umwuka mwiza wo kunyurwa, duha imitima inyuzwe. Tunyurwe yuko tugufite, tunyurwe yuko uri data, tunyurwe yuko uri umubyeyi wacu, tunyurwe yuko uri umwungeri wacu, tunyurwe yuko ari wowe utugize, tunyurwe yuko ari wowe utureberera, tunyurwe yuko ari wowe twiringiye, tunyurwe yuko ari wowe twizeye mu biriho byose. Abari aha bose mwami bumvise aya magambo,